Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 68 ibyerekezo byinshi by'umurimo. Itorero ryashyiriweho gukora umurimo, kandi mu buzima bwo gukorera Kristo, kugirana ubumwe na Kristo n'itorero ni imwe mu ntambwe za mbere. Kugandukira Kristo bisaba gukora inshingano z'itorero ukiranutse. Uyu ni umugabane w'ingenzi mu kwigishwa k'umuntu, kandi mu itorero ryasabwe n'ubugingo bw'Umukiza. Uko kugandukira Kristo kuzahita kujyana ku kugira umwete wo gusanga abari mu itorero. Buri wese afite umwanya we. Buri muntu wese afite umwanya we mu murimo, mu mugambi uhoraho ijuru ryateguye. Buri wese agomba gukora afatanyije na Kristo kubw'agakiza k'abandi. Nta mwanya twateguriwe mu mazu yo mu ijuru urenze umwanya wihariye twagenewe ku isi, aho tugomba gukorera Imana. Umurimo w'ishuri ryo ku isabato. Uwiteka arararikira abasore n'inkumi gukenyera kugira ngo bakore umurimo uzabaranga mu buzima bwose, kandi ushishikariwe mu ishuri ryo ku isabato. Uwiteka yifuza kugira abigisha mu murimo w'ishuri ryo ku isabato bashobora gukora umurimo bitanze n'umutima wose, kandi bazongera impano zabo bazishyira mu bikorwa, ndetse barushaho gukoresha neza ibyamaze kugerwaho. Umurimo wo kwiga Bibiliya. Igitekerezo cyo kugira gahunda yo gusoma Bibiliya ni igitekerezo gikomoka mu ijuru, kandi gifungura inzira yo gushyira abasore n'inkumi amagana menshi mu rubuga rwo gukora umurimo w'ingirakamaro utarashoboraga gukorwa mu bundi buryo. Bibiliya ntiboshywe, ishobora kugezwa ku muryango w'umuntu wese, kandi ukuri kwayo gushobora kubwirwa ubwenge bw'umuntu wese. Kimwe n'ab'i Beroya, igihe ukuri kuzaba gushyizwe ahagaragara, hariho abantu benshi bazishishikariza mu byanditswe buri munsi, bagira ngo barebe niba ibyo babwiwe ari ukuri cyangwa atari ukuri. Kristo yaravuze ati, murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo arimwo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimamye. Yohana 5:39. Yesu umucunguzi w'isi ntasaba abantu gusoma gusa, ahubwo abasaba kurondora mu byanditswe. Uyu ni umurimo ukomeye kandi w'ingirakamaro. Ni umurimo twahawe, ndetse mu gukora dutyo tuzahungukira cyane kubera kumvira itegeko rya Kristo bitazagenda ubusa bidahesheje ingororano. Iki gikorwa cyo kuba indahemuka mu gukurikira umucyo wahishuwe mu ijambo rye, Kristo azagitangira ingororano n'ikimenyetso cyihariye cy'ubuntu bwe. Kubwirisha ubutumwa ibitabo. Uwiteka arahamagarira abasore gukora umurimo wo kubwirisha ubutumwa ibitabo, kandi bakaba abavugabutumwa bagakora umurimo wo gusarura urugo ku rundi ahantu abantu batari bigera bumva ukuri. Uwiteka arabwira urubyiruko rwacu ati, kuko mwaguzwe igiciro cyinshi, nuko mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino 6:20. Abazatera intambwe bakajya mu murimo bayobowe n'Imana bazahabwa umugisha bitangaje. Imwe mu nzira nziza cyane abasore bacamo kugira ngo babashe gutunganyirizwa gukora umurimo ni ukwinjira mu murimo wo kubwirisha ubutumwa ibitabo. Nimutyo bajye mu mijyi minini n'imitoya, bajye kubwirisha ubutumwa ibitabo, batanga ibitabo bikubiyemo ukuri kugenewe iki gihe cyacu. Muri uyu murimo bazaboneramo amahirwe yo kuvuga amagambo y'ubugingo, kandi imbuto z'ukuri babiba zizamera zikure kandi zera imbuto. Kubwo guhura n'abantu no kubagezaho inyandiko zacu, bazagwiza ubunararibonye batashoboraga kugira binyuze mu kubwiriza. Abantu bose bifuza amahirwe yo gukora umurimo nyakuri kandi baziha Imana batizigamye. Mu murimo wo kubwirisha ubutumwa ibitabo bazaboneramo amahirwe yo kuvuga ku ngingo nyinshi zijyanye n'ubugingo budapfa dutegereje. Kwigisha. Imana ihebuje izindi umuntu akwiriye kugira kandi akeneye, niyo kwigisha no kugorora intekerezo z'abato no gukomeza gukora neza ibyerekezo byinshi by'umurimo ukeneye gukorwa n'umwarimu mu mashuri yacu y'itorero. Abarimu barakenewe, ariko by'umwihariko hakenewe abarimu b'abana. Abarimu batuje b'abanyabwenge kandi b'abagwaneza bagaragariza kwihangana n'urukundo abantu babikeneye cyane kurusha abandi. Amashuri yacu y'itorero akeneye abarimu bafite imico mbonera yo ku rwego rwo hejuru, abarimu bashobora kwiringirwa, barangwa no kwizera kuzima, kandi bafite kwigengesera no kwihangana. Hakenewe abarimu bagendana n'Imana kandi birinda igisa n'ikibi cyose. Umurimo wungura. Uwiteka ashaka ko mu murimo we
haba abantu b'abanyabwenge, abantu bafite ubushobozi bwo gukora mu byiciro bitandukanye by'umurimo. Hakenewe abantu bize ibyo gushaka imari no kuyicunga, bazinjiza amahame akomeye y'ukuri mu byo bakora byose, kandi impano zabo zikwiriye gutunganywa no kwiga no guhugurwa mu buryo bwiza cyane. Bakeneye kurushaho gukoresha neza amahirwe bafite kugira ngo bahinduke abanyabwenge kandi bagere ku ntego z'ibyo bakora. Bene abo ni abakoresha ubushobozi bwabo mu kubaka ubwami bw'Imana muri iyi si yacu. Daniyeli tumwigiraho ko mu byo yakoraga byose, igihe yagenzuranwaga ubushishozi, nta kosa cyangwa ifuti na rimwe ryamugaragayeho. Yari icyitegererezo cy'uko umuntu wese ukora umurimo wo gushaka no kwita ku mari akwiriye kumera. Amateka ya Daniyeli atwereka ibishobora kugerwaho n'umuntu umwe wegurira mu murimo w'Imana imbaraga z'ubwonko bwe, amagufa, imikaya, umutima n'ubugingo bwe bwose. Umurimo w'ubuvuzi. Nta murimo w'ivugabutumwa waba ingirakamaro kuruta ukorwa n'umuganga w'indahemuka kandi wubaha Imana. Nta handi hantu umuntu ashobora gukora icyiza kiruseho cyangwa ngo abone izindi maragarita zo kurabagirana ku ikamba ry'ibyishimo bye. Ashobora kujyana ubuntu bwa Kristo bumeze nk'umubavu uhumura neza, maze akabugeza mu byumba byose by'abarwayi yinjiramo. Ashobora kujyana umuti nyakuri akawugeza ku bugingo burwaye icyaha. Ashobora kwereka abarwayi n'indembe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo akwiriye kumvira ibyongorerano bimubwira ko kubwira abafite ubuzima bugeze mu marembera iby'inyungu z'iteka ryose bituma barushaho kumererwa nabi cyane, kuko muri ubwo buryo abantu 9 mu 10 bamenya iby'Umukiza ubabarira icyaha. Ibyo bituma barushaho kumererwa neza, haba mu ntekerezo no ku mubiri. Yesu ashobora kuzitira imbaraga za Satani. Niwe muganga ubugingo burwaye icyaha bushobora kwiringira ko yabukiza indwara z'umubiri kimwe n'iz'ubugingo. Hafi y'abantu aho ariho hose hatuwe hari umubare munini w'abantu batarigera bumva ijambo ry'Imana ribwirizwa, cyangwa ngo babe barigeze bitabira gahunda iyo ari yo yose y'iyobokamana. Niba bagomba kugerwaho n'ububwirizabutumwa, bagomba rwose kugezwa rwose mu ngo zabo. Akenshi kubamara ubukene bw'umubiri nibyo nzira yonyine ishobora gukoreshwa kugira ngo bagerweho. Abavugabutumwa b'abaforomo bita ku barwayi kandi bakamara abakene umubabaro, bazabona amahirwe menshi yo gufatanya nabo gusenga, kubasomera ibitabo, ijambo ry'Imana no kubabwira iby'Umukiza. Bashobora gufatanya gusenga n'abatagira shinge na rugero, badafite imbaraga z'ubushake bwo gutegeka ipfa ryabo ryasigingijwe n'irari, kandi bakanabasengera. Bashobora kuzana umurasire w'ibyiringiro mu bugingo bw'abatsinzwe kandi bakutse umutima. Urukundo rwabo rutikanyiza ruzagaragarira mu bikorwa by'ubugiraneza butagamije inyungu, bizatuma abantu bababazwa bizera urukundo rwa Kristo mu buryo bworoshye. Umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ntihakwiriye kubaho gusuzugura umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Nta murimo ukwiriye gukorwa mu buryo butuma umurimo wo kwamamaza ijambo ry'Imana ufatwa kucishije bugufi. Ntabwo ariko bimeze. Abapfobya uyu murimo baba bapfobya Kristo. Umurimo wo kwamamaza ubutumwa mu byiciro byawo byose niwo murimo uhanitse kurusha ibindi byose, kandi ukwiriye gushyirwa imbere y'urubyiruko rukamenya ko nta murimo Imana yahiriye kuwurusha. Nimutyo urubyiruko rwacu rukumirwe ngo rwe kwinjira mu murimo. Hari akaga ko binyuze mu bivugwa byiyongeranya abantu bamwe bazateshurwa mu nzira Imana ibasaba kunyuramo. Bamwe bagiye bashishikarizwa kwiga iby'ubuvuzi, nyamara baragombye kuba bitegura kwinjira mu murimo w'ivugabutumwa. Uwiteka arahamagara abandi bagabura bo gukora mu ruzabibu rwe. Amagambo yaravuzwe ngo, nimukomeze ibikingi by'amarembo kandi mushyire abarinzi bakiranuka mu turere twose tw'isi. Basore, Imana irabahamagara. Imana irahamagara ingabo z'abasore bafite umutima mwiza n'intekerezo nzima, kandi bafite urukundo rwimbitse bakunda Kristo n'ukuri. Umurimo w'ivugabutumwa mu bihugu by'amahanga.
Hakenewe abasore. Imana irabahamagarira kujya hirya no hino mu murimo wo kwamamaza ubutumwa. Kubera ko abasore nta bibaziga by'imiruho n'inshingano ugereranyije n'abandi, nibo bari mu mwanya mwiza wo kujya mu murimo kurusha abagomba gutanga ibikenewe byo gushyigikira umuryango wabo mugari ndetse no kuwitaho. Ikindi kandi byihutira abasore cyane kwimenyereza ikirere gishya cy'aho bagiye gukorera n'abantu bashya bakorana nabo, ndetse bashobora kwihanganira ibitagenda neza n'imiruho kurushaho. Baramutse bakoranye ubwitonzi no kwihangana, bashobora gusanga abantu aho bari. Abasore bakwiriye kuba bagwiza ubushobozi binyuze mu kwimenyereza izindi ndimi kugira ngo Imana ibashe kubakoresha ngo babe imiyoboro yo kugeza ukuri kwayo gukiza ku bantu bo mu yandi mahanga. Abo basore bashobora kumenya izindi ndimi n'igihe baba bakora umurimo wo gukiza abanyabyaha. Niba bakoresha neza igihe cyabo, bashobora kuba batyaza ubwenge bwabo kandi bakagwiza ubushobozi bubashisha kuba ingirakamaro biruseho. Iyaba urubyiruko rw'abakobwa rwagiye rukora inshingano nto rweguriwe gukorera Imana, rwashatse uburyo rugira ubushobozi bwo kuba ingirakamaro rubinyujije mu kwiga izindi ndimi no kuzimenyereza. Bakwiriye kwiyegurira umurimo wo gusobanura inyandiko. Umurimo w'urubyiruko. Abana bashobora kuba abakozi bemewe bamamaza ubutumwa haba mu rugo iwabo no mu itorero. Imana ishaka ko bigishwa kugira ngo bakore umurimo w'ingirakamaro muri iyi si, be kuba bo gukina gusa. Mu rugo iwabo bashobora kuhatorezwa gukora umurimo wo kwamamaza ubutumwa uzabategurira gukora indi mirimo yagutse y'ingirakamaro. Babyeyi, mufashe abana banyu gusohoza umugambi Imana ibafitiye. Amen. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore cy'igisho cya 69, umurimo wemewe. Mu mbabazi zayo n'urukundo rwayo bitagerwa, Imana yaduhaye umucyo uvuye mu ijambo ryayo, kandi Kristo aravuga ati, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Matayo 10:8. Ni mutyo umucyo Imana yabahaye umurikira abari mu mwijima. Iyo mutuma uwo mucyo umurika, abamarayika bo mu ijuru bazaba iruhande rwanyu, babafashe kugarurira benshi kuri Kristo. Nshuti basore, mwibuke ko atari ngombwa ko umuntu aba umugabura wabyemerijwe kugira ngo akorere Uwiteka. Hariho inzira nyinshi zo gukorera Kristo. Ushobora kuba utarigeze urambikwaho ibiganza by'abantu bakwerereza uwo murimo, ariko Imana ishobora kugutunganyiriza gukora umurimo wayo. Ishobora kugukoreramo kugira ngo igeze abantu ku gakiza. Niba kubwo kwigira mu ishuri rya Kristo uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima, Kristo azaguha amagambo yo kumuvugira. Isano dufitanye n'amakosa. Kora ibyo ushoboye byose mu mbaraga zawe kugira ngo ugere ku butungane, ariko ntugatekereze ko udafite uruhare mu murimo w'Imana bitewe n'uko ukora amakosa. Imana izi impagarike zacu, yibuka ko turi umukungugu. Nukoresha Imana impano yaguhaye ikiranutse, uzunguka ubwenge buzatuma wumva utanyuzwe n'inarijye. Uzabona ko ukeneye kwitandukanya n'ingeso zangiza kugira ngo utazangiza abandi bitewe n'urugero rubutanga. Kora ubishishikariye, ugeze ku bandi ukuri kwakubereye ukw'agaciro kenshi. Bityo rero igihe hazaba hari imyanya ikeneye abayobozi, uzumva amagambo ngo ngwino hano. Ushobora kwihutira gusubiza, ariko jya mbere mu kwizera. Uzane ubwuzu bwuje ubudahemuka mu murimo w'Imana. Ibanga ryo kugarurira abantu umukiza rishobora kwigirwa gusa ku mwigisha mukuru. Nk'uko ikimena udutonyanga bigwa buhoro buhoro ku kimera cyumagaye, niko amagambo yacu atuje kandi yuje urukundo agomba kugera ku bantu dushaka kugarurira Kristo. Ntabwo tugomba gutegereza kugeza ubwo tuzabona inzira n'uburyo biri imbere yacu, ahubwo tugomba kubishaka. Umutima ugakomeza kwerekezwa ku Mana, dusenga kugira ngo idufashe kuvuga ijambo rikwiriye mu gihe gikwiriye. Igihe rero habonetse uburyo, ntugatume hari urwitwazo rugutera kuyasuzugura, kuko kuyakoresha neza bishobora gusobanura agakiza k'umuntu akava mu rupfu. Umurimo uhebuje. Umurimo uruta iyindi yose, umurimo uhebuje indi yose wagombye gukurura umuntu kandi ukawushyiramo imbaraga ze zose, ni umurimo wo gukiza abo Kristo yapfiriye. Uyu murimo ujye uwugira uw'ikubitiro kandi w'ingirakamaro mu mirimo ukora mu buzima bwawe. Ugira umurimo wawe wihariye. Korana na Kristo muri uyu murimo ukomeye kandi w'icyubahiro.
maze uhinduke umuvugabutumwa iwanyu no mu mahanga. Itegure kandi wihe gahunda nziza yo gukorera iwanyu cyangwa mu turere twa kure kubw'agakiza k'abantu. Kora imirimo y'Imana kandi werekane ko wizera Umukiza wawe ubinyujije mu kwiyuha kuya ukorera abandi. Iyaba abato n'abakuze bari barahindukiriye Imana rwose maze bagakora inshingano iri hafi yabo, iyaba igihe cyabo cyose babonye uburyo bakoraga maze bagahinduka abakozi bakorana n'Imana.